Ah, yeah, mu buzima bwanjye njyewe ndashaka ko Imana yagaragara mu byo nkora byose. Imana ninyobore ingenere icyo kimwe cyose mpura nacyo, maze intabare inyobore mu buzima bwanjye maze ntsinde, kuko nabonye na muntu Imana yafashije ngo tsindwe. Yeah. The Government. Uburyo butanu wakakira Yesu ubigira imikino. The Government. All right. Why are you trying to catch me saying something wrong? Show me a coin used for paying the tax. They showed Jesus a silver coin. He asked them, whose picture is on the coin and whose name is written on the coin? They answered, it is Caesar's picture and Caesar's name. Then Jesus said to them, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. When they heard what Jesus said, they were amazed. They left him and went away. Sasa nigute wakashira Yesu ukabikora ubikira imikino cyese ko gusanze ibikino bitewe nuko hari nka mugenzi wawe kumva uti birashoboka ukabona arakubwirije cyangwa se igihe cyawe kigeze. Hari uburyo bwa mbere bwose, ni uburyo bwo kuba wahita ushaka nk'igitabo cya Bibiliya kikwegereye hafi aho, ugafungura igitabo cya mbere cyo muri Matayo, oya nyine ugafungura ukareba ahantu hose wagira uba wageze ahantu hashobora kuba hahura n'inzira igana kukuri, kuko ni ikintu cya mbere ushobora gukora ubigira imikino ugasanga usomye Bibiliya ubigira imikino birangiye ukishijwe, urumva rwose ukabona n'Imana irakwiyeretse bitewe nuko hari intambwe wateye ubigira imikino, ariko ugasanga ni intambwe ikomeye utarubizi. Kuba wafite igitabo cya Bibiliya cyangwa wabona ibintu by'Imana kuri ku mbuga ugasanga reka ngerageze ndebe, nuko nguko ushobora kwambara uburyo bwa mbere bwiza bwo kwakira Yesu ubigira imikino. Ubundi buryo bworoshye cyane ni mu nzozi. Mu nzozi iri umuntu uwo munsi ufite nk'ikintu kiri bukubeho mu ijoro ry'abandi, hari ikintu urota. Icyo gihe iyo umaze kumenya yuko inzozi ziba zitabeshya, ahubwo hari ikintu ziba ziri kugira ngo zikwereke zikoresheje icyo bita sinyari cyangwa se simbole, ni ibimenyetso cyangwa se n'amarenga. Ibyo nibyo ni ikindi kimenyetso nako ni ikindi kintu cyiza cyane cy'imikino ushobora gukora gutya wikinda ugasanga wakiriye Yesu bitewe n'iki, nuko ubonye nk'inama yakugiriye nko mu nzozi nk'uko nguko ukamwizera ko Yesu we tuzi ko umuntu gutya agenda nuko uri rwose, urumva aho ngaho nawe byo kuvuga ngo Yesu we ari nk'iki mu nzozi nk'uko umwitabaje ushobora kugukiza mu nzozi. Buriya nta hantu ushobora gukubitanira nawe ubigira imikino ugahita uhava wanemeye. Sasa the Birdman, the good man, ni uburyo bwa kabiri. Sasa uburyo bwa gatatu ni nko kuvuga ati muri bagenzi bawe, urumva muri bagenzi bawe buriya niho hantu ushobora kuvuga ati ngiye mpura na Yesu buri munsi kuko bagenzi bawe uburyo Yesu abakoreramo n'uburyo bwa danje, kuko nibo bantu aza nko kugira ngo wowe muhure aciyemo. Nukuba iyo ubonye mugenzi wawe azabibona kubonye nka Yesu gutya, niba ari icyiza wagakoreye mugenzi wawe ntuzuyaze, kuko nawe icyo kintu wakikorera. Alright, ntugomba kuzuyaza nyine ngo iki ngiki tumenya ko ari nka Yesu witsimbye inyuma y'iki isura y'iki kintu ugati shana kufumva Jesus Christ hano kunyisabisha, ariko ni wewe wampaye na biriya mfite ubwo hano ngo bitugende gute icyo giporezo nuko ugasanga isukinira nk'akajesto umuntu ariko yari Jesus ikaje wiyoberanyije mwagiye nuko urumva aho ngaho naho nahandi hantu ushobora kuba wakwitanana nawe n'iki ugasanga urakishijwe Yesu uramwakiriye nk'umwanya w'umukiza wawe, ubwo aho hamaze nk'uko kuba nk'akangahe atari nta gatatu. Sasa ikindi ni nk'igihe warukiza ibyago ari nk'umuntu ukoze nk'icyaha nk'ikosa, urumva ukoze nk'ikosa cyase warwaye se n'ikosa wakoze ariko uri mu bibazo bya fo kandi ubona bisa nkaho bigukwiriye bitewe n'impamvu runaka. Ibyo rero ni igihe cyiza cyo kumubona, kuko abantu bashobora kumwakira bikoreye, kuko abantu bari aho ngaho we none yazajya avuga mwumva bitewe n'uko uri mu bintu bisaba kwitonda, ntabwo uri mu bintu bikwiruka usa nkaho umutima uri ahantu hamwe. Iyo uhangayitse buriya ntabwo ubujagaraye cyane nk'iyo udahangayitse. Umujagararo urimo uba focused, uba utungerejwe ahantu hamwe kuri cya kintu kiguhangayikishije. Rero ntabwo icyo gihe ubujagaraye n'ubwo ubona ujagaraye bitewe n'ibyo utekereza, ariko buriya ikije icyo ari cyo cyose ari ishobora kujya umwitabaje Yesu kuvuga ati Yesu mbabarira ndahita nkubona hano cyangwa se ndakwizeye. Bitangaza bigomba kuba ukamenya yuko yarahabaye ukavuga ati hano mise namwemera cyangwa se none ndamwizeye kuko n'undi kumwemera namwemera. Sasa the good man ndabasubuje mbabwira icyo cyari cyarangaye cyari ikintu cya kane mu mpamvu eshanu ndi kubabwira neza ukuntu ushobora kuba wakakira Yesu bigira imikino, urumva
ugashiduka akazi ubonye ijuru kuri tiketi yona ya finali cyangwa se ukaba wakiza n'abandi babwiye ati dore inzira 6 nako 5 nimba atari 7 reka tuvuge ko ari nyinshi cyane sibyo ariko ni zimwe muri zo ushobora kwakira Yesu bigira imikino ugashiduka wigende mu ijuru n'umuryango wawe neza data ubwo twigeze kuri zinga izindi nukuba uri nk'umuntu urumva ufite imishinga iyo umuntu ugira imishinga abandi bavuga ngo umuntu Imana ifashije biriya gihe ntago aba ari ikibazo kirenze rwose ubona ko ibiri kwifasha ya mishinga urimo aba ari agatego keza ko kugira ngo Imana yakigaragaza iri kugufasha ufite waba wavuze ati ibintu nibicamo ndabona ko ari we gafashwe cyase birankura kuri iki cyiciro ngiye kuri iki kindi ibyo byose ni ibintu byiza ushobora kuba byakwimura mu bijyaje mu kukwimura ugahita ubonye chance zo kuba wenda bagwaye promotion isi ahantu hasirimutse isiturana n'urusengero nako sukuvuga ngo wasimutse urimutse muri kwa kwimuka kwa bitewe na okazi ubonye ikiraka cy'ahantu ise bituma umenyana n'abantu muri ako gace cyamenyana n'umuntu ukundi by'Imana mu mise muhuza nawe uvuga ngo by'Imana ukubona byose ari bitangaza biragukuye isitura naho hano wenda ni bande usenge cyase ugasanga nuko byatangiye wizeye Imana ndetse umuryango wawe utakishijwe kuri izo mpamvu zonyine z'ukuru byagiye bitangira ari nk'imikino urumva Imana bikarangira yigaruje abantu bejuru cyane ubu ngubu gusanga ufite ibitekerezo bya fo biri kukurwaniramo ariko ugatungurwa nuko byakunaniye kugira ngo bikore kubera iki ufite undi mutima nama wawe ukubanira wagira ngo ntabwo ibitekerezo bibi byigengana none ugasanga wagira ngo bifite indi agahushya bisaba kugira ngo umuntu ubyemeze ngo ati ntari nibije waheze nibikora none sasa ubwo ibintu bitanu harimo kuba watora Bible mu nzira cyangwa ukayitira mu ngenzi waceze hari nk'ahantu ibonye ukayirambuka ukayisoma ukabona ibintu biri mutangiye kubyizera ese bikabona ni igice cyane ikintu cyambere gishobora kukwinjiza muri Yesu bigira imikino bitari tugashinzwe wabaye mu Kristo cyangwa se umuntu w'Imana mu kanya nkako kumva ariko ubigira imikino kubera iki Bible vuga atari kure bikanagucanga abantu benshi bakunze guhita bacika intege kiraje ucika intege nicyo gihe wari utangiye nko kuba ati ibintu ndabona biteye amatsiko none ubwo yako amatsiko no gucika intege bigendana ubwo noneho kimwe kiza cyo simbuye kinda ariko uhagaze kavuga ati ngakabiri ko ndajya muri kino gitabo nzajya nkura makandusha urabona inama ya mbere nkuye mu nkirebamo cyangwa se aho kugira ngo itipinga ngo ngo sururu narusoma ngo namakaye yarananiraga kavuga ngo twicika intege pinga bizanisha ibintu byo gupinga Bible ubwo ni inzira ya mbere twabonye n'inzira ya kabiri inzira ya kabiri ni bari ni ya gatatu ni ya kane ni ya gatanu the brave man the good man all right okay the brave man inzira wacamo ukajya kuri Yesu bigira imikino cyangwa ukajya ku Mana mu buryo bw'inkuru gutya zigiye ziba utari wakekaga ko ari izukuri ariko ndakubwiza ukuri ko ari ibintu byinshi byiza wakungukira mu kuba watangiye gushakisha ubumenyi n'uburyo bwo kugenda usobanukirwa ese ijuru ribaho cyangwa ribaho kuko kuba ribaho no kuba ritabaho ijyambere naka kanya uhagaze gute ku buryo riramutse ribaho wakisangaye none jyaho ryakabaye ribaho rijyamo abantu bakoze icyiza ujye muri ko gatebo kabaho kajya mu kintu cyiza bitewe nuko icyiza kiba kiri kiya kigaragara n'ikibi nacyo gisaba ko ugishyigikira ntabwo cyakikora the devil the good man